Ibihe byiza we muntu wafashe umwanya wawe ugakanda mu ijambo ryanditsemo subscribe kuri channel yacu Inshoza y'umuco ukinjira mu muryango wacu. Ndakuramukije kandi nguhaye ikaze, ndamutsa n'abandi mwese tubana mu kiganiro Inshoza y'umuco, mbifuriza amahoro y'Imana abari mu Rwanda rwino n'abari mu Rwanda rwiyo. Mwese ndabaramutsa mbifuriza guhirwa mu mirimo y'amaboko yanyu, ibyo mukora byose Nyagasani abahire kandi abagirire neza mu mirimo yanyu ya buri munsi. Muhahe kandi muronke, Imana ibahe ibyo kurya ndetse nabo kubirya. Mbahaye ikaze mu kiganiro Inshoza y'umuco, aho dukeburana tugahugurana tukungurana ubumenyi ku rurimi rwacu ndetse n'umuco wacu ndetse n'amateka yacu byose, kandi nyine mu ngobyi iduhekeye umuco ari wo ururimi rw'Ikinyarwanda. Njyewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro ni Inshoza y'umuco. Niba ari ubwa mbere waba ugiye kugikurikira, kanda muri iryo jambo ryanditsemo subscribe, ufungura n'inzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya tunyuza kuri uyu muyoboro ndetse n'ibihangano ntihakagire na kimwe cyagucika. Uruwa agaciro kuri twebwe kandi natwe turaba agaciro kuri wowe, kuko ibintu ni magirirane kandi abanyarwanda baca umugani ngo nta mugabo umwe. Ikaze rero mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nanjye ubwanjye ntafitiye igisubizo, mwebwe tubana muzamfasha kugira ngo tubone igisubizo cy'ikibazo nibajije, cy'ikibazo nagize nyuma yo gusoma ibitabo, wenda si byinshi ariko kandi si na bike, ibyarenze kimwe biba byabaye byinshi, nyuma yo gukora ubushakashatsi ku bantu banditse ibitabo by'amateka y'u Rwanda, nyuma kandi yo kureba amateka Ababiligi bagiye bandika ku gihugu cyacu. Hari ikibazo naje kwibaza, ngira ngo mumfashe ababishoboye wenda tuzabona igisubizo cyacyo. Aya mateka ataranditswe ku bw'inyungu z'Ababiligi akwiye kubazwa nde? Aya mateka abakoloni banze kwandika ku bw'inyungu zabo akwiye kubazwa nde? Ndagenda nifashisha impamvu, ingero zigaragaza impamvu nibajije icyo kibazo, nkahitamo no kubibasangiza kugira ngo namwe mumfashe tubane. Sindi bugire ibibazo byinshi, ndafata nk'ingingo 3 gusa, ingingo 3 ziri butume nawe wibaza ngo kubera iki ibi bintu, cyangwa se enye zibaye nyinshi, kugira ngo wenda tutaza no kusa nk'abarambirana muri iki kiganiro. Turareba ingingo nk'eshatu cyangwa enye zatumye nibaza ngo ese kuki hari amateka abakoloni banze kwandika ku nyungu zabo bwite, cyangwa se haba hari abandi bantu se b'Abanyarwanda bari babiri inyuma bagatuma ayo mateka atandikwa? Reka turebe impamvu ya mbere yatumye ahibazwa icyo kibazo. Impamvu ya mbere, duhere ku ntambara yo ku Rucunshu. Ni gute haboneka amafoto y'Umudage wa mbere winjiye mu gihugu? Ngira ngo ubushize nakoze ikiganiro kigaragaza ko yinjiye kwa Sharangabo mu Burasirazuba akamugeza kwa se, aho ngaho aho twabonye barafite muri za Nyaruguru urugo rundi. Ni gute amafoto y'abariye abantu yabonetse binjira mu Rwanda tukaba nta foto n'imwe ya Kigeli wa kane Rwabugiri tugira? Mu byibaze, ifoto ya Von Gotzen agera mu Rwanda yinjiriye Kibungo, abashakashatsi haba mu bigo by'ubushakashatsi muri Afurika ayo mafoto araboneka, ariko nta foto z'umwami Kigeli wa kane Rwabugiri ziboneka. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, uretse abamwiboneye bashobora kuba bakiriho bo mu muryango we, nta munyarwanda uzi ngo Kigeli wa kane Rwabugiri yasagate bya nyabyo wenda ngo tubone ifoto. Bigaragaza ko bo babikaga amakuru bitewe n'ibyo bashaka kuzakora. Ako ni akantu ushobora kubona ari gatoya, ariko ndashaka tugenda akantu ku kandi, nawe uze gutekereza uraza gusanga hari ibintu baduhishe ku bw'inyungu zabo, kandi dukwiye kujya twitonda ko n'ibyo dutangarizwa biduha isomo ry'uko n'ibyo dutangarizwa none ibyo badutangariza atari ibyo baba bakeneye ko twebwe twungukiramo, ahubwo bari mu nyungu zabo akenshi. Wenda kubw'amahirwe make yabo, kubw'urukundo Imana twikundira, natwe tukabona ibintu bigenze neza, ariko namwe muraza gusesengura mu mbwira. Icyo ni icya mbere. Cyangwa niba hari umuntu ufite ifoto ya Kigeli wa kane Rwabugiri azayidusangize, ubwo izo mpungenge kuri iyo ngingo iveho. Niba udukurikira ukaba ugira ifoto ya Kigeli wa kane Rwabugiri, uzayidusangize, zitari ziriya abahanzi
batekereje kugira ngo tubike tugendeye ku gihe abami bategetse ifoto. Uyifite azayidusangize kugira ngo iyi mpungenge yo iveho. Impamvu ya kabiri, turimo turagenda akantu ku kandi. Kigero kandi Rwabugira amaze gutanga akasimburwa n'umuhungu nawe utavugaho rumwe Mibambwe ya kane Rutarindwa. Aha naho harimo irindi yobera rituma umuntu yakibaza ngo kubera iki aya mateka atanditswe. Na Mibambwe waje nyuma ya Kigero kandi Rwabugiri nawe uyu munsi nta muntu wabaza ifoto ye, kandi abamukuye ku butegetsi cyangwa se ku ngoma bose amafoto yabo aragaragara. Amafoto ya Kanjogera arahari, amafoto ya Kabare na Ruhina Nkiko arahari. Abo nibo bagize uruhare ngira ngo mwihirikwa ry'umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa. Ifoto ya se ntiboneka, ifoto ya Mibambwe Rutarindwa ntiboneka. Amafoto y'Abadage bari mu Rwanda icyo gihe akaboneka. Ibyo bintu ko bavuga ngo Abadage bari batsinzwe ngo Ababiligi baraza, niba nta mikoranire yari iri hagati y'abakoloni kubw'inyungu tutazi, ni gute n'ubundi iby'Abadage byakomeje kugaragara ariko iby'Abanyarwanda reka da ntibigaragare? Ahangaha ndi ku ngingo zigenda zikwereka ko hari inyungu zabo bari bafite mu kugira ibyo bandika mu mateka y'igihugu cyacu, bakagira n'ibyo baduhisha bashobora kuba babitse none cyangwa se banze kwandika burundu kubw'inyungu zabo tutazi. Mibambwe wa kane Rutarindwa, ikindi ubu ngubu habuze umuntu w'umwanditsi neza wandika ngo agaragaze ukuri k'ubuzima bwe, kuko hari impuhe ebyiri zimuvugwaho. Icya mbere, bamwe bemeza neza ko atari umwana wa Kigero kandi Rwabugiri kubera ko yari cyambere yari ari mu rundi rugo ruri umugore n'umugabo, kuko n'ubundi nyina wa Mibambwe yaje kwa Rwabugiri ari bamusumbakaje, ngira ngo abazi gusumbakaza barabizi, ne buryo umuntu yafataga umugore usanzwe yubatse akamuzana akamugira uwe. Ibyo abami nibo bakunda kubikora, ibyo bita gusumbakaza. None abandi bakavuga ngo n'ubundi yagiye gusumbakaza uriya mugore abizi neza ko inda yavuyemo Mibambwe Rutarindwa n'ubundi yariye. Bakavuga yuko byari nko kwirerutsa agira ngo umwana arererwe iwabo amuzane agasumbakaza nyina wa Mibambwe akaza n'abandi bavandimwe be mu rugo. Ibyo ngibyo byo wenda reka tuvuge ko bagize wenda kwanga k'ingoma iseba, ariko se ko Mibambwe nyine kiragihe abakoloni bari barageze mu gihugu, ni gute haboneka amafoto y'Abadage bari mu Rwanda icyo gihe, ay'Abanyarwanda bari batwaye igihugu icyo gihe ntaboneke? Tugenda akantu ku kandi niko nababwiye, turacyari ku mafoto gusa bisanzwe mu bitekerezo, ariko namwe mukanguke, tujye dukanguka amateka yacu, dukanguke dutekereze. Hanyuma noneho tukomeze ku yindi ngingo. Nabwo ko tugenda tureba utuntu dushobora kuba tugaragara ko ari duto, ariko watekereza ugasanga turimo ikintu gikomeye. Hari ibintu baduhisha kandi impamvu yabyo ishobora kuba ikomeye. Intambara yo ku Rucunshu iba bakimika Musinga, hagaragara abayigizemo uruhare bakavuga gusa, kandi yahitanye abantu benshi, ariko amafoto yabo ntagaragara. Ngira ngo umuvandimwe wa Mibambwe Rutarindwa witwa Muhigirwa, haraho nigeze kubona ifoto ye, noneho ibaze kubona ifoto y'uwitwa Muhigirwa wavukanaga na Rutarindwa, ifoto y'umwami ikavuga ngo ntayihari, abantu bakavuga ngo ntayihari, ngo ntayo bigeze bafata, ngo ntazafashwe. Mu by'ukuri wowe udukurikira, mu by'ukuri buriya Ababiligi, Abadage, nta mafoto y'aba bantu bafite. Ese abaye ahari bayima Abanyarwanda kubera iki? Abaye ahari ni iki cyaba cyaratumye bo batayatangaza? Ni iki? Ese niki gituma abashakashatsi b'abanyamateka bandika ku bitabo by'amateka y'u Rwanda bose nta n'umwe urakora kuri zino nkuru ngo acukumbure koko tumenye koko amateka yacu, tumenye ngo byagenze gutya kuri uyu mwami, bigenda gutya, kandi yabayeho ku gihe hari amafoto yo ku gihe cyabo, none bo ntajya agaragara? Uyafite kandi nanone nongera kubivuga yadusangiza tukamenya wenda ngo Mibambwe Rutarindwa yasaga gutya, nabwo waba ukoze ndetse cyane rwose. Hanyuma tugende ku yindi ngingo. Intambara yo ku Rucunshu irabaye, amateka yayo murayazi. Mibambwe Rutarindwa yahiriye mu nzu, niho yapfiriye. Ibirango by'igihugu biragenda, ariho havuye wa mugani ngo haguma umwami ngo mirabazwa. Ubwo bari batoreye Musinga ngo ba nyirarume bamushyize mu kirere batuye niwe mwami, abayimye ingoma atyo.
yima ingoma nanone binyuranyije n'ubwiru, byo birumvikana, ariko kandi mu kumuha izina bakurikiza ubwiru, kuko umwami witwa Mibambwe yagombaga gusimburwa n'uwitwa Yuhi. Ikigaragaza yuko nubwo bavuga ngo ntibemera ko yabaye umwami, barabyemeraga kuko yatanga bataramwemeye ntibari kurikiza ibyo gitonde ry'amazina yahabwaga abami. Rero ubwiru bwategekaga yuko umwami witwa Mibambwe asimburwa n'uwitwa Yuhi. Musinga yima ingoma yitwa Yuhi wa gatanu. Yuhi wa gatanu Musinga ajya ku ngoma, akora byinshi, abakoloni baraza bamuhindukiraho, Abadage barabanye, Ababiligi barakorana. Ibyo byose navuga yuko nta mukoloni n'umwe nyine watubereye mwiza, nubwo iterambere ryaje, ariko ntekereza ko mu kuremwa Imana yarateguye ko tuzatera imbere. Si ngombwa kuvanga abakoloni ngo nibo ngo bazanye iterambere, niyo bataza twari gutera imbere. Ibinyejana ku bindi n'ubu u Rwanda rwarigendaga rwiyagura, ntabwo rwari kuzabura gutera imbere kandi iterambere rikaza. Hanyuma ahangaha kubaza amateka, mwibuke yuko intambara yo ku Rucunshu Musinga ntabwo yari mukuru cyane, hanyuma rero amaze kwima ingoma, Abadage bagatsindwa, hakaza Ababiligi ntiyumvikana nabo cyane kuko bari bafite n'ibintu bijyanye n'imyemerere nabo bashyiramo imbaraga, kandi ntabwo yagiraga uko kwemera ko mu madini, bagirana ibibazo, barashwana, kumvikana biranga, kugeza aho habaye ikindi kintu gikomeye nanone amateka atajya yandikaho. Abantu barandika ngo Yuhi wa gatanu Musinga yasimbuwe nande na Mutara wa gatatu Rudahigwa, ariko ahantu hahishemo ikintu gikomeye ho turanatindaho gatoya. Ingoma ya Yuhi wa gatanu Musinga kuva mu 1896 kugeza mu 1931 gutyo. Mwibuke ko ubwiru bwategekaga ko nta mwana usimbura se ku ngoma isa kiriho. Icya kabiri, twibuke ko ahangaha hari hakiri icyo bita abiru, abami, ibisonga, abatware n'ibindi. Bavuga yuko turi ku ngoma ya cyami, ariko ibitabo byinshi ko bigaragaza iyimikwa rya Rudahigwa n'iyirukanwa rya Musinga. Niki kihishe mu kuba Rudahigwa ashobora kuba aratewe ubwoba? Cyo ni icya mbere. Kabiri, Musinga ashobora kuba amatariki batubwirira yatangiye ashobora kuba atariyo. Ibyo byose kubw'inyungu zabo, impamvu dushingiraho tuvuga ko bishoboka nuko biragoye gufata umwana wari waravukiye ibwami, azi neza amategeko y'ubwiru, azi neza uko u Rwanda rutwarwa. Biragoye ko yari kwemera ko umwami isa kiriho, ubwo ndavuga Rudahigwa. Biragoye ko ngira ngo hari n'abavuga yuko atari wagombaga gusimbura se, yari afite umukuru witwa Rwigemera. Amateka ababizi ahangane mpamubwira ngo kucya aya mateka yo nta bitabo tuyabonamo. Izo nkuru zaba Rwigemera, izo nkuru z'uburyo abakoloni baterese bashaka umwana bakemera gusimbura se ku ngoma kiriho, kuko Musinga hari ibintu atumvikanye n'Ababiligi kandi bavuga ko byari na bibi bashakaga gukora. Hanyuma Rudahigwa we bishoboka ko yabari yababeshye yuko we azabyemera, ariko aho ngaho hagati rero ayo mateka ari hagati y'uburyo umwana yimye ingoma isa kiriho, icyo cyasha mu bwiru gifatwa gute, gitekerezwa gute? Ese Rudahigwa yari umwana mubi ku ruhe rwego rwari gutuma yemera kwima ingoma azi neza uburyo se yirukanwe, azi uburyo se afashwe nabi? Ese Rudahigwa yari umuntu nanone w'incakura gute ku buryo yabashije kumvisha neza Ababiligi ko agiye kuza akemera akabayoboka, agatera umugongo se wamubyaye? Ahantu mwebwe mudukurikira burumva nta mateka arimo yihishe. Aya mateka atanditswe mu bitabo, aya mateka adusaba gusa kwitekerereza ngo uvumbure umenye ukuntu abakoloni bagiye bangiza ibihugu byacu, ariko cyane cyane bashingiye ku mibereho n'imibanire. Wowe urimo urabyumva gute? Urimo wumva hano nta kintu kirimo cyihishe kugira ngo Rudahigwa yemere kujya ku ngoma azi neza ko ise akiriho? Baramuciye ngo bamucira imoba bwo muri Kongo, ari naho yaje kugwa umuvumo ukomeye. Ese hari amakuru mujya mwumva avuga uburyo Musinga atanga Rudahigwa yabyitwayemo atewe n'Ababiligi? Hari ibitabo bihagije bisobanura ayo makuru? Niba bihari nanjye munsangize rwose. Iyo urebye ibitabo byagiye bisohoka nyuma y'itanga ry'uyu mwami ndetse
iyo urebye na Alex Kagame nawe niba ari uko yakoranye n'ababiligi nawe wabonaga ko yari yaratangiye gusa n'ugira ubwoba yandika ibitabo birimo amateka, ariko kuko n'ubundi byari intambara byandika abakoloni batabishaka, abakoloni badashaka ko tumenya ibyo baba batekereza, abakoloni badashaka ko tubika ibitekerezo byacu by'igihe kirekire, cyane ko nta terambere ryari hari nk'ubu tubika ibintu kuri za YouTube ukavuga uti ejo n'ejo bundi bizaba biriho bizakoreshwa abantu babikenere bavuge ubutumwa, batanga ubutumwa bushingiye kuri ibi, bushingiye kubana n'abantu, bushingiye mu iyobokamana, bushingiye gukemura ibibazo mu baturage. Ibyo byose ugasanga uvuye ku mateka twavuze ya Kigeli wa kane Rwabugiri, tugeze kuri Musinga ari n'umuhungu we, hari utuntu namwe mugenda mubona nk'utumenyetso tw'uko harimo amateka duhishwa, ntago numva ko Rudahigwa bamubwiye gusa ngo ngwino ubumwami azi neza uburyo ise bigenze ngo ahita abyemera ako kanya. Hari amateka arimo hariya yihishe. Abadukurikira rwose mugerageze mujye mudushakira abashakashatsi abo mu nteko y'umuco ndetse n'ahandi, ibi bintu abana bacu bakeneye kubimenya. Amateka ni ayacu, dukwiye kuyamenya ku buryo bucukumbuye. Twari turi rero kuri Musinga aratanze, asimbuwe n'umuhungu we Rudahigwa. Uyu muhungu we Rudahigwa arayoboye, aremeye, yize imyaka 15 inyigisho z'iyobokamana, arabatijwe, yitwa Charles Léo Pierre mu 1900 numva ari 42 ahari, iyo atari na gatatu hafi aho ngaho gutyo, ni na kabiri ko muri na gatatu banza aribwo yakoze ubukwe na Rosalia Gicanda, bwo wa mugore mbere bari bafitanye yari amaze kwitaba Imana, kandi n'umwana umwe bari barabyaranye w'umukobwa yari yarapfuye. Ngira ngo ahangaha hari n'abantu batabizi ko Rudahigwa yageze abyaraho, ku buryo babihuza ngo Musinga yaramuvumye ngo azapfata abyaye. Rudahigwa yabyayeho, ahubwo umwana we arapfa kandi yari n'umukobwa ariko yabyayeho. Hanyuma Rudahigwa amaze rero kwima ingoma arayobora, amateka agenda agaragaza ibikorwa by'utwari yakoze, cyane ko murabizi ko ari no mu ntwari z'u Rwanda. Igihe kigeze abona ubukoroni butumereye nabi kandi turabe n'Imana ikaba yacu nabo yo tukababayo. Nibwo rero yatangiye noneho gukora ibikorwa byateye ubwoba ababiligi. Aha naho wakibaza ngo ese Rudahigwa nanone yarabyutse mu gitondo ahita atangira gukora ukuntu yarwanya ababiligi? Buriya nta mateka agaragaza uburyo ari ibintu byateguwe guhera igihe yari yaremeye kubayoboka, azi neza ko bajyanye se bakamumerera nabi. Ariyo mpamvu twavuze ngo yakabaye ari incakura, vuze ati reka mbemeze mbumvise ko nta kibazo nitandukanyije na data ngewe ndi kumwe nabo. Turakomeje. Rudahigwa yaje gutanga, murabizi, amaze gutanga asimburwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Nawe ubwe wivugira ko yatunguwe batangaje ko ari we ugiye gusimbura mukuru we. Ibyo ngibyo wabyumva no mu kiganiro yakoranye n'igitangazamakuru kimwe cyo muri Amerika, ubwo yakugiraga ikiganiro hafi iminota 45 bamubaza ibyo mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa, akabisobanura agenda avuga ko yari mukuru we, anasobanurira abo bantu uburyo nawe ubu ngubu afite byinshi akora nk'umuntu w'umunyamateka waje kugwa muri Amerika. Hanyuma amaze kugwa muri Amerika atabarizwa mu Rwanda, cyangwa se ashingurwa mu Rwanda nk'uko byagaragaye mu gikorwa cyo kumutabariza cyabaye. Ngira ngo yitabye Imana 2015. Impamvu tuvuga ko yitabye Imana cyangwa se twavuga ko yatanze, ntawe yahaye, nta n'uwo yatanze, yagiye ari umwami uzira icyasha, umwami utagira amaraso nk'uko ibisigo byamuherekeje ubwo bamutabarizaga byabigaragazaga. Hanyuma narindi turi kusanganyamatsiko ivuga ngo aya mateka atandikwa ku nyungu z'abakoloni bwite tuzayabaza nde? Ninde tuzabaza aya mateka atandikwa? Reka tugende. Hanyuma aba bantu bari mu gihe cy'ubukoloni babibaga ivangura, politike y'urwango, mu bintu byabo byose habaga harimo politike z'urwango. Barigisha urwango rurakura rurakomera, bavuga ko bavanyeho ingoma ya cyami, bo bayita ingoma ntutsi, bavuga ko bashaka kwimika ingoma mputu y'abanyamwinshi, ko abatutsi bari banyamuke. Hanyuma iyo uhereye mu 1930 kuzamura, ubona ko aribwo inyigisho z'urwango rushingiye ku ivangura amoko zatangiye. Hanyuma impamvu nanone navuze ngo amateka duhishwa yuko ikibazo cy'abanyarwanda atari amoko,
ikibazo atari ubuhutu n'ubututsi, ahubwo aya mateka atandikwa tuzayabaze nde? Reka turacyari kuri za ngingo zishimangira icyo kibazo. Niba ikibazo cy'abanyarwanda cyari ubuhutu n'ubututsi, cyari ba nyamwinshi na ba nyamuke, niki cyatumye Mbonyumutwa na Kayibanda umwe agambarira mugenzi we mu gihe cyo gutangaza Repubulika ya mbere, bikarangira Kayibanda abaye perezida, ngo ari utowe, ngo ari utsinze? Ibyo nabyo ntabwo ibitabo byandika ngo bisobanure neza. Kabiri, niba ikibazo mu banyarwanda cyari ubuhutu, ubutwa n'ubututsi, niki cyaba cyaratumye uwo Kayibanda yizeye ku rwego mugira umuyobozi ukomeye mu ngabo z'igihugu ariwe Habyarimana Juvenal amuhirika ku butegetsi mu 1973? Aho ngaho harimo ikibazo. Hari ibintu byinshi bitavugwa, Abafaransa bari babizi, Ababiligi bari babizi, babaga bafite amakuru akomeye ku butegetsi buriho, kuko aka karere nibo babaga bagafite, kandi n'ubu ntimugire ngo baba baryamye, baba bareba ibintu bibi naha, baba bashaka no kubisubiza inyuma ibyateye imbere. Ngaho namwe nimutekereze. Twazamutse tureba ukuntu baza tugeze Repubulika imaze kuza bavuga ko ibibazo bikemutse, kuko noneho hatagitegeka abanyamuke, hategeka abanyamwinshi. None abo banyamwinshi ibirangiye baryanye, bacagaguranye, bamwe barimo barahirika abandi, bamwe barimo baragira abandi, kandi inyuma y'amarido hakava ibibazo bivuga ngo n'ubundi ikintu kiri gutera umwiryane n'ubwicanyi hagati mu banyarwanda ngo ni ikibazo cy'amoko. Ariko wajya kureba ugasanga ni ikinyoma cyambaye ubusa, ni ikinyoma giteye ubwoba, kuko iyo ikibazo kiza kuba amoko, ntekereza yuko wenda ibyo kugerageza Repubulika tubireke bya Mbonyumutwa na Kayibanda, ariko ntekereza ko ikibazo kiza kuba ari amoko mu banyarwanda, ntekereza ko Habyarimana atari guhirika Kayibanda, bari kuba bapfiki, ko bose bari bahuriye mu cyiciro kimwe, icyo amateka yari yarise abahutu, bose bari mu cyiciro kimwe. None niba ikibazo cyari ubuhutu, ubutwa n'ubututsi mu banyarwanda, niki cyatumye muri 73 Habyarimana yivugana mugenzi we? Yaramuhiritse, nubwo nari mvuze kumwivugana, ariko n'ubundi ukuvana ku butegetsi nta habataniye n'ukwishe, cyane ko n'ubundi cya gihano yahawe cyari cyo gufungwa, byaje kuragira nyuma y'imyaka 3 apfuye, kuko bamuhiritse muri 73 apfa muri 75. Hanyuma ibibazo mu Rwanda ntibyakemutse icyo gihe, byarakomeje. Iyi ndangagaciro y'ubumwe duhora tuvuga ngo u Rwanda ngenda na rubyaro rwongendamo, tumwe nk'abanyarwanda, turwanya amoko, turwanya ivangura iryo ari ryo ryose, itoteza n'itonesha mu kazi, ikene wabo, ibyo byose tubice, duhora tubivuga ngira ngo. Ariko ugasanga gushyirwa mu ngiro ntabwo biba byoroshye. Wakibaza ukuntu Habyarimana nawe aza avuga ko aje kwambutsa abanyarwanda inyanja y'ubukene, avuga ko azaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Byaje kurangira biti? Byaje kurangira uwo bari barizeranye bakorana witwa Bagosora avuze ati ngiye gutegura imperuka, ngiye kurangiza ibyo twatangiye, ngiye kugira gutya na gutya. Kugira ngo hari indirimbo Inkotanyi zazaga zivuga ngo Habyarimana yagerageje alijaribu kujenga Rwanda. Ubwo yaratangiye kujya bagirana amasezerano, yaratangiye kujya agerageza kubumva, ariko bikagaragara ko afite abandi bantu bamubwira bati ibi bintu ushaka gukora ntabwo twebwe tubyemera, bakabyanga. Babyanga bigatuma ibyari bimaze kuba nk'amasezerano bibi byo mu mpapuro gusa, ishyirwa mu bikorwa rikaba imfabusa. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo ubundi aya mateka atanditse akwiye kubazwa ndi. Amateka atatubwira ukuntu Mibambwe Rutarindwa ataboneka, Abadage bari ku gihe cye bimitse se bakaboneka. Aya mateka atatwereka uburyo byagenze kugiye harakanwe nasimbutse kugiye cyaba Musinga. Ngira ngo barabizi, hari abantu benshi bari bashyikiye Mibambwe Rutarindwa bahunze bava mu Rwanda kugeza n'ubu. Bamwe bavuga yuko ari no bafitanye isano n'amateka y'abanyamurenge kuri kiragiye cyaba Karemera Rwaka na babyinshi by'abamara n'abandi bagiye bashaka kurwanya Musinga ku gihe yaramaze kwigarurira ingoma, nyine ku gihe cy'intambara yo ku Rucunshu, bakabona batazabana nawe bagahitamo kumuhunga. Ibyo nabyo uretse kubiganira n'abasaza bakakubwira uburyo Mibambwe yishwe, hanyuma abavandimwe bagahunga bakagenda, nabwo kandi bakeya bakiriho, kuko namwe murabyumva ni kera. Mu by'ukuri
kera mu gihe gishize nigeze kugirana ikiganiro n'umusaza umwe watabarutse amaze kugira imyaka 105, akajya nyinambwira ku mateka nk'aya, ariko urumva nta gitabo runaka nabyizeye, gusa ko mvuganye n'umusaza ariko nkumva bifitanye isano n'ibyo banditse, ariko nkumva hari ibyo banze kwandika ntitumenye ngo nizihe mpamvu bitandikwa, harimo inyungu z'abantu runaka. Twari tugeze rero muri 73 Habyarimana ahirika Kayibanda, kandi bose noneho bahuje iki ubwoko, ariko kandi nanone bagira imbere ya za kamera no ku mikoro ku maradiyo bati kandi ikibazo kiri mu banyarwanda n'ubuhutu n'ubututsi. Ukibaza ese ikibazo cy'ubuhutu n'ubututsi kibaye ikibazo gute? Habyarimana Yvan Kayibanda bapfiki bapfiki. Mwibuke mu biganiro twagiye dukora twavuze ikintu cyitwa ubwiko, urwango ruba hagati y'abavandimwe abanyarwanda, nyamara twari dukwiye kwihana ubwiko. Twese turi abavandimwe, nta mpamvu yo kwangana, nta mpamvu yo kugirana ibintu bidafite umumaro, nta mpamvu. Hanyuma Habyarimana nawe rero uko nari mbivuze, iyo ukurikiranye amakuru y'uburyo yishwe, uburyo yahanuwe, nuko ngo yaratangiye noneho kuvuga ngo nazane abanaba mu gihugu bakorane bagabana ubutegetsi, basangira ubutegetsi nk'uko byari byayemejwe mu masezerano yarusha muri Tanzania. Aha rero habaye imbarutso y'amahano yagwiriye u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi, ibyago bikomeye u Rwanda rwagize. Ntekereza ko aribyo byago biruta ibindi, ariho mukuru w'igihugu yavuze ngo twavuye habi cyane turajya kure cyane, kandi Imana izaturinda ntituzasubira habi twavuye. Aravuga ngo twapfuye rimwe kandi iryo rirahagije, ntituzongera gupfa ukundi. Aha rero dukwiye kwakira ubutumwa ariko dushaka igisubizo cy'iki kibazo. Aya mateka atanditse, aya mateka abakoroni baduhishe, tuzayabaze nde? Hari ibintu ndangamateka by'abanyarwanda, iby'abakongomani, abarundi bibitse ngo mu mazu ndangamurage za Belgique, za Paris, mu Bufaransa n'ahandi. Ukibaza batubikira gute ibimenyetso ndangamateka turi ibihugu byitwa ko bifite ubusugire, turi ibihugu byitwa ko ngo byahawe ubwigenge? Ubundi ubwo bwigenge twabuhawe nande? None mutekereze ngo izo nama bajyaga bakora zo kuvuga ngo mugende murebe ukuntu tugiye gufata gahunda ngo intambara y'isi irarangiye, ngo tugiye kureba ukuntu tuzadukora n'ibihugu twari twarakoronije mu buryo bwo kubiteza imbere cyangwa kubibyaza umusaruro. Ese ubwo independence, ubwigenge bwari bubonetse? Se muri Afurika hari igihugu cyigenga buriya? Simbizi, birashoboka. Rero hari amateka atanditse ariko tutaramenya ngo ni inyungu zande, tutaramenya ngo twabibaza nde. Kandi dukwiye kumenya impamvu abakoroni bishyira imbere bakagaragaza ibyabo bakoreye inaha mu Rwanda mu gihe cye. Wowe ugiye kubonana n'umwami ugaragaje amafoto y'ukuntu bavuye ku mipaka na hehe, ayo kubonana n'umwami arihe? Igihe cyose iyo usizeho ushaka ubushakashatsi haba kuri Google n'ahandi, ushaka kubona umuzungu yabonanye n'umwami, ubona ku gihe cya Musinga gusa. Ariko se wenyine wabonanye n'abazungu? Kigero kandi Rwabugira yabonanye n'abazungu, umuhungu yabonanye n'abazungu, ndetse niyo nabonanye n'abazungu bwa mbere. Aha rero narinje gusa ngo tuganire, tukanguke, makangure. Nawe ushobora kuba ufite ibindi aka kanya uhise wibuka bigaragaza ko aba bantu hari ibintu badukina, hari ibintu baduhisha ku nyungu zabo bwite. Tukamenya amateka agaragara nkaho nta kintu ari bumarira abana b'u Rwanda. Ese mwebwe mubona amateka y'abana b'u Rwanda uburyo yigwa bikwiye? Se bura nta cyahinduka tukiga amateka kuko y'u Rwanda tukayamenya mu byiciro byose, umuntu akabazinga amateka y'igihugu cyane ndayaje. Mu by'ukuri banyarwanda, ntabwo dukwiye kubaho tutazi amateka yacu. Iyo utazi aho wavuye ntumenye iyo ujya, niko bavuze. Kandi ikindi mugomba kumenya yuko ahahise hanjye niho hampa imbaraga zo gukorera uwo ndiwe none, kugira ngo nuba ko nzaba ejo hazaza bituruka ku hahise. Icyo nzaba cyo gikomeye ahazaza gituruka ku gikomeye nabaye cyo cyangwa ndicyo mu bihe nkiriho. Mureke rero natwe duharanire kubaka igihugu gishingiye ku muco n'amateka, igihugu umwana w'umunyarwanda akura akajya avuga ati wow, nta handi numva naba, nta handi numva nakurira, nta handi numva nakora akazi, ahubwo numva mu Rwanda ariho ndi nisanzuye ngomba gukora. Amateka yacu twandike kandi dusesengura ibi bintu. Nkuko abantu bajya kuri za internet bakadusebya, ni kubera bajya muri ibi bitabo by'abakoroni, isanga ngo umuntu araje wenda akoze ikiganiro ngo amateka atagoretse ngo biki, akifashisha bya bitabo abakoroni banditse bakandika ku nyungu zabo bwite.
iyo ubajije abantu bazi amakuru ya Alex Kagame bavuga yuko bari baramubujije kwandika biriya bitabo kuko bari bazi ko we atazabeshya, azagenda avugisha ukuri, nyuma bakaza no kugira bazajya bamujijisha agashyiramo ibintu ataragakwiye gushyiramo. Aha rero dukwiye kuba maso, tugashishoza, tugashungura ibyo twumva hirya no hino ko bishobora kutubera imbarutso yo kuzisanga habi kandi igihugu cyacu kirimo kigana heza. Wabyumvishe neza rero, ni ikiganiro Inshoza y'umuco twarimo twibaza ngo mbese mu by'ukuri aya mateka ataranditswe, ataravuzwe, azabazwa nde? Azabazwa nde? Ijambo ry'ubwenge rero rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Jewe Narisa Muvunyi, ikiganiro n'Inshoza y'umuco, naho ubutaha. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kubagirira neza, ibahe ibyo kurya ndetse nabo kubirya. Mbifurije icyumweru gihire, icyumweru tuzatangira ku munsi w'ejo wa mbere. Imana izabane namwe, muzahe muronke. Ciao, Narisa Muvunyi, amahoro y'Imana abane namwe.